ntugahe umwana ngo uranguze. Uyu mugani bawuciye babonye umuntu ugiye kwitsembaho utwe ngo akunde ashimisha uwaha, nibwo bamubwira bamwigisha bati ntugahe umwana ngo uranguze. Wakomotse ku nama Rujugira yagiriye Sebutuku wo mu Bwanacyambwe ahahinga umwaka w'1700. Nubwo haburaga nibura imyaka 200 ngo abazanye Bibiliya bagere mu Rwanda, kurikira iyi video yose uraza kwiyumvira ko iyi nama Rujugira yagiriye Sebutuku yayikuye muri Bibiliya. Ku ngoma ya Cyilima Rujugira, uwo mugabo Sebutuku wari utuye Indoba mu Bwanacyambwe yashatse umugore, babyarana abana b'abahungu 6, ntibagira umukobwa babyarana. Abana barabarera, bamaze kuba basore bose arabashyingira, ngo yari afite amatungo menshi n'abagaragu benshi. Buke yakoranye inshuti ze n'abavandimwe kugira ngo agabanye abana be ibyo yari atunze. Bamaze guterana ahamagaza abahungu be n'abakazana be, ahamagaza inka ze zose n'abagaragu be, abigabagabanya abana be bose. Yarabibagabanyije ntiyagira icyo yisigira. Ari Nyarurembo, ari ingarigari mu matungo no mu bagaragu, byose aratsemba. Abavandimwe n'inshuti ze babibonye baramubaza bati cyo se Sebutuku, ko tureba utanze ibintu byawe byose ntiwisigire na kamwe, wowe uzatungwa n'iki? Ati abana banjye bazantunga nkuko nanjye nabatunze. Ati ko nabatunze ari 6 bo bazananirwa kuntunga ndumwe, kandi byantungaga ari bo mbihaye nta na kimwe ngeruyeho. Abandi bati ngaha tuzaba tureba uko bizagenda. Bungamo bati icyakora nibwo bwa mbere tubona ibi. Bari kubura barataha, ariko bataha bamugaye. Abana rero bamaze guhabwa imigabane yabo muri byose, baraterana bajya inama y'uburyo bazatunga se. Bemeranya ko bazajya bakuranwa kubafata gihe n'amata n'ibindi byose bitunga abantu. Ubwo habanza mukuru wabo atanga abafata gihe n'amata mutunga, ndetse n'imyaka n'amayoga y'iminsi yose rugeretse. Babigira batyo bakuranwa kugeza ku muhererezi wabo. Bamaze guhetura haba hatahiwe mukuru wabo, yiyibagiza amasezerano ya barumuna be, iyanga kohereza ibitunga se. Sebutuku ategereza ingema araheba, arahaguruka ajya kubabaza icyatumye bamurangarana. Arabateranya ati mwangenje mute ko ngiye kwicwa n'inzara? 5 bamubwira ko hari hatahiwe mukuru wabo, bati niwe wakurangaranye. Sebutuku amubaza icyabimuteye, umuhungu aramwihorera. Sebutuku abibwira barumuna be ati nimumwihorere mu ntunge, nzajya kumurega ibwami. Abandi bati ntabwo twamucaho, ari we warutahiwe. Hagati aho ariko reka nkubwire inkuru nziza. Niba ushaka umususurutsa birori, uyu bikuyoborera bikazavugwa no mu mateka. Niba kandi ukeneye umunyamisango uyu nguyu yisasanura nta gusobanya, hamagara 0722488262. Uraba wageze ku isoko y'abanyamisango bamwe badasobwa. Nuko Sebutuku biramushobera, ariko ubura arataha. Ageze iw'inzara iramurembya n'umugore we nyina w'ababana, ndetse kuva ubwo bamukubita amaso bakareba hasi. Abavandimwe ba Sebutuku barabibona, baramubwira bati tukikubwira. Noneho bashaka ibimutunga, bamuha n'abagaragu bamuherekeza, ajya ibwami kurega abahungu be. Ahaguruka iw'Indoba mu Bwanacyambwe, asanga Cyilima Intora. Ageze ibwami akoma yombi ati nyagasani, mfite abana 6, narabubakiye mbegurira ibyanjye byose, dusezerana kuntunga, none banyicishije inzara, kandi narabareze ari 6, bo bananiwe kuntunga ndumwe. Ibwami babaza Sebutuku bati wabahaye ibyawe byose ntiwisigira Nyarurembo? Undi ati nabeguriye ibyanjye byose ngira ngo bazantunge nkuko nanjye nabatunze. Abari aho bose baseka Sebutuku bati kabishywa upfuye bene ako kageni, ni wowe wiyishe. Bati nka wundi nde wabibonanye kuva na kera mu bakubanjirije batanze iminani? Bati ninde wabonye yiyaka ibintu bye byose akabyegurira abana agasigarana ubusa? Nuko Sebutuku abura icyo abasubiza arataha. Amaze kwikubura, Cyilima ariyumvira, atumiza abana be n'abagaragu n'inka z'iminani yabo. Bene Sebutuku bageze ibwami berekana imitungo se yabahaye. Cyilima ategeka abatware bati nimugabanye Sebutuku n'abana be, umwana wese mumuhe inka 8 n'abagaragu 8, ibisagutse byose Sebutuku abijyaneho ingarigari. Abwira abari aho bose bakuru ati ntihazagira ukora ibyo Sebutuku yakoze ngo najya guha abana aranguze. Kuva ubwo 8 uhamutyo mu Rwanda, uturutse ku iteka Cyilima Rujugira yaciye kuri Sebutuku. Ubundi witwaga ibitunga abana. Umugani wo wamamara mu Rwanda uturutse ku ijambo Rujugira yabwiye abakuru ati mubyeyi wabyaye, ntugahe umwana ngo uranguze. Kuranguza ni ukwikuraho byose ugasigara amaramasa. Iri teka rya Cyilima Rujugira turisanga kandi muri Bibiliya mu gitabo cya mwene Siraki, cyanditswe hasigaye imyaka 132 ngo Yezu Kristo avuke. Mu gihe Cyilima Rujugira yagize ati ntugahe umwana ngo uranguze, mwene Siraki wagira ati ntuzatagaguza umutungo wawe utarapfa. Tubisoma muri mwene Siraki umutwe wa 33
kuva ku murongo wa 20 kugeza ku wa 24. Bagira bati yaba umwana cyangwa umugore, yaba umuvandimwe cyangwa undi, ntuzagire uwo wemerera ko agutegeka ukiriho, kandi ntuzagabira amatungo yawe undi muntu, kuko wongeye kubikenera wagomba kumwinginga. N'ubu ukiriho ukaba ugihumeka, ntuzagire uwo wemerera ko aguhaka, kuko ikiruta ari uko abana bawe bagutakambira aho kugira ngo wowe ubategere ibiganza ubasaba. Ibyawe byose ujye ubitunganya uko ubishaka, kandi wirinde icyagusebya. Umunsi wawe niwegereza, mbese wenda gupfa, uzabibaheho umurage. Ni nko kuvuga ngo uzabibaheho 8. Aha wakwibaza uti igishya bazanye Bibiliya bigishije mu Rwanda ni ikihe?